kuko nta kibiki erega n'ubundi ndi mu bamuhagarariye mu kagari k'Akaganda yego mpagarariye perezida w'Afurika mu kagari k'Akaganda cyane rwose cyane birabetse kubaho by'abahagarariye perezida wa Repubulika n'abahagarariye abadepite mbirimo nabyo mpagarariye perezida Paul Kagame kandi ndamushigiye tuzamutora 100%. kuko nta utamutora sinzi uko yabameze amatora ryari rero 15 z'ukwa karindwi ahubwo abantu batari bikosoza vuba ntabwo ari byo umugore se yagenda atambwe hagiye oya ubundi umugore wawe n'amaraso yawe none iyo mwabugeranya hana kuko dufite amana nabuzukuru none ubwo namuhishiki umuntu muja kuburira mu karyamamwe ukwiye kumuhishiki niwaze hawundi yazi ko naje gukoresha abakozi mu Kinyawa iyo ngiye Musanze cyangwa Kigali ndangura ngo ngiye Kigali none naba ntinzeyo nkamamagara mbe yitwa Maria nti ati nawe kamamagara ati mbise ko mwatinze yagenze bite nawe arayifite kandi mfite imyaka 73 we afite 72 tuja kungana yego ariko nawe ufite telefone iyo si terembere se cyakoze yego hari ugira ubwenge ko butwara nabi kuko n'abarutse imbaga y'Abanyarwanda bari barize ariko bitwa ko bize ariko byize bikizugo kwiga amacakubiri ahubwo wagira amashuri make ariko abana n'abantu neza reka n'Imana ubwayo itegeka abantu gukundana yigize nta ntegisha urwango rero abantu bari hanze barwanya u Rwanda nukugira nyine ngo bagaragaze ko ari bo bari mukuri ariko abo hanze barangije kubibona abo babesha hari ikibazo tugira kivuga ngo uwansubiza mu busore ntaje ibintu byifuza nanje nkundi gutekereza ngo wagira nsure nyiri imyaka 15 terambere rikuza nje ndi kugenda ariko sinzi igihe nzapfira ndacyariho imyaka nyiriho rero ndashima u Rwanda n'abayobozi barwo kandi ndi kubivuga ku buryo ndi kubwira abantu benshi mbo ibyi ngomba turiho byo nagahebuzo uko sinzi niba ntabwo twava hano mbivuze ariko ndagerageza kuvuga manzi tugiye kukira umuyobozi nawe munsi bimwe by'ingenzi niho mpera nyishima ubu u Rwanda ruravuga ngo ibyo uzi bikore ari byo bonemo imirimo naje kuva muri byo byose nakubwiye mu bintu bishanye n'ibyo gukora mu mihanda ari byo ngikora n'uyu munsi ariko barabima kubera ko bazi ko babona mbikora batagendeye ngo ntafite lisansi cyangwa dogtora wahise ushakisha ibindi bintu yego kugira ngo ndabone uko mbaho nagiye kwiga imihanda mbiyera rero maze kuva mu byo by'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabaye umutekinisiye mbiturukije kuko nakoranye na Helpage cyo bitaga himo haute danse pour les main-d'œuvre nicyo bivuga himo haute danse pour les main-d'œuvre umushinga ugamije gw'abaturage akazi benshi noneho ninjiye muri himo rero tujya mu mahugurwa kore ko bafataga abantu bajijutse birumvikana nagiye mu mahugurwa i Musanze nkabonera inyemeza bushobozi certificate ndayifite n'uyu munsi ijanye no gukora imihanda dukoze ikizamini i Musanze duherwa ama certificate i Musanze imbere y'ubuyobozi abayobozi b'imirenge abayobozi b'uturere abayobozi b'intara bateraniye i Musanze mbona certificate yo gukora mu mihanda aribyo ngikoramo n'uyu munsi kandi ibipapuro wasanga bigendana mu gakapu cyangwa wabisize ibyangombwa ntabyo nagenanye ko ntazi ko bimenda mukeneye kubibona ariko ndabifite mfite certificate ya technique ndi umutekinisiye mu by'imihanda nahuguwemo mfitiye ubushobozi ndetse no ko n'ikizamini cy'akarere ka Burera ndagitsinda bagitanze kubera baravuga bati se ko muza ngo n'abatekinisiye ko tubona mutari gutunganya imihanda neza mwabyize bati ko tubaze ikizamini giteguwe n'akarere ka Burera ndagitsinze ubwo rero nkomeza imirimo gutyo na n'uyu munsi ndakora bakugira umuyobozi wa koperative cyane rwose n'ubu barimo abakozi n'ubu barimo nabwo ntowe n'abaturage ko perezida wa koperative dufite n'ubuzima gatozi twabuhawe ku tariki 6 z'ukwezi kwa 11 1911 tariki z'ukwa 12 1911 RCA yaduhaye ubuzima gatozi dufite uburenganzira bwo gukora isuku mu mihanda ntabwo ari umuhanda dufite uburenganzira bwo gukora isuku mu mihanda yo muri imirenge ya Kinyawa ni imbere y'Perezida kandi nkaba n'umutekinisiye kandi uracyafite imbaraga wumva igikomeye ndacyafite imbaraga zo kugenda n'ungenda ku igare dore ngirira aho riri ngenda ku igare kera ntabwo twakunda kurwaragurika ikindi twaryaga umutsima w'amasaka tukarya ibishimbo bikomeye n'ubundi murafata kilo kimwe mugashigisha umusururu watuma umuntu akomera bashigisha amasaka n'ibigori bashigisha ibishimbo twajya ibishimbo bikomeye twafata igisekuru cy'intama akakibaga bagasya umutsima ukarisha burya umutsima w'amasaka ufite intungamubiri nuko mutabyemera kimwe batoye
ubu ntiwawurya ariko ngo ufite intungamubiri burya sindi muganga ariko umutsima wose akanga ufite akamaro ubundi mugashaka ibiboga aho ngaho tukarya byarimezaga no kwimeza amasogo yarimezaga isogo imbwija imbogeri imboga zahoze ziriho ubwo rero niyo mpamvu gikomeye ubu watangiye kugenda ku gare mu gihe kingana iki igare ndigiyemo imyaka 6 ndifite ndikoresha buri munsi ukora urugendo rurerure buri munsi nkora amasaha 3-8 kontra nyabize sari kilometero 10 ubu ikagana ku nyabize kilometero 10 kandi ngerayo kandi n'ubu baranyemera kuko ntiri peru uvuga abasore ndabatanga nkunda umurimo nkunda akazi gahunda yo kubyuka yawe ibipanzwe ute gahunda yo kubyuka yanje kuva nkuko nakubwiye aho nakoze hose nakora ku rukigo dutera pero saa moya kandi hari ibirometero bigeze mu 8 saa 11 n'uyu munsi saa 11 ntabwo mbaryamye banahagurutse kubera iki akamenyero ça devient de l'habitude ubwo nkoresha igifaransa bituruka mu kamenyero l'habitude na kamenyero ubwo rero ibyo nabihereye imbere hano nakoze mu rukiko hano nakoze hose nakoraga muri zo nzego byabaga bisaba kuzinduka ubwo rero na n'uyu munsi ndazinduka nubwo nshaje akuzinda gasaza cyane ko nshigenza igare ndaryitwarira rwose ntawe umpetse ahubwo na moto nuko nayibuze nayitwara muze uberuka mu bitaro ryari ntago nkunda kurwaragurika kuva mvuka 51 kugeza mbaye umusore kugeza ndongora ntago narwaraga ahubwo ubu niho ndi kurwara ndwara ingira urwaye bw'igifu nkaje gufata imiti kwa muganga bikanyoreza gatoya uretse kugidakira neza ikindi kiswe nakizatuma wenda ntagira ubushobozi bwo gukora na amaso yanjye atakireba neza ariko ibintu byo mutwe birimo nta turinete yarigenda ubona undi tukameneka nabandi kwambara tukamanyuka ariko n'ubu muri iminsi ndashaka utundi ariko ndacyakora iyi leta rero kuyishima ndayishimira ko ikimpa akazi kandi kaba yanyijeje ko nzakomeza gukora ngasaza neza ikindi nashimira iyi leta kitabagaho mbere nta muntu wabaga yaguhinga yewe n'inkoko nabayiguha kiretse mbere ku by'ubwami niho habagaho kugabirwa inka umuntu ukize akakubwira ati nkugabira inka ariko kabura nk'umugaragu we ariko ubuho nabwo ngo amanza bakuyikorera yego no gutura amerwa n'ibiki ariko ubu leta icyo tuyishimira sinje gusuyishima habayeho ikintu cyitwa gira inka umuntu atazabona uko yayigeraho bakamuhinga none iyi nka yamara kuyibona imaze kumubyarira kubyara inka akayiha undi yanka igasigara ariye ubwo u Rwanda rutamukirije se ntako batagira abanyarwanda hazaho ubu ikintu cy'ubudehe nticyabagaho nabwo bagiye babona inka muri ubwo buryo ubudehe umuntu akabona inka yamara guziturira mugenzi we akayibona ni uko inka zakwiriye mu Banyarwanda tukanywa amata yego kera habagaho banywa amata ariko bake none ubu hafi ya buri rugo harimo inka ndetse n'ingo zose ariko bitewe n'iyi leta turimo y'ubumwe bw'Abanyarwanda ubu ngubu ubuyobozi bwegerejwe abaturage mbere wakoraga urugendo rungana iki kugira ngo ugeraho ubuyobozi buri mbere wakoraga urugendo rurerure kandi ukoresha n'amaguru n'imodoka ntizari zihari zari nkeya ariko ubu zirahari uraje umusanzu ugatega waje gusuma ugatega waje iburera ku karere ugatega ariko ubuyobozi bwagiye bwezwa abaturage amashuri aregerezwa abaturage kuko amashuri ni ko twize ni runaba dukoresha ibirometero 10 none so wavaga hari ukagira unaba n'amaguru yego nyine buri munsi yego anariyo mpamvu yabaga bigoye amasanga 3 ariko ubu amashuri ari mu midugudu amashuri ari mu tugari ibigo byagiye byiyongera segonderi y'urunaba yahageze ryari ko numva ngo ni ya kera segonderi yabatangiye 5 na ka segonderi cyangwa primaire twiga turi muri primaire yego primaire paruwasi runaba yubatse 56 niho bubatse paruwasi runaba ubwo amashuri yaje nyuma ya paruwasi oya yarasanzwe hari mbere ya paruwasi none paruwasi ihaje irakomeza kuko ni Eglise Catholique birakomeza n'amashuri yo nguye ko twatangiye 50 na amashuri yari yatangiye natangiye 58 mu kwezi kwa karindwi ntagira mu mwaka wa mbere ni ukuvuga ngo amashuri yo yarahari uretse ko habagaho kudafata abantu neza bamwe bakababurizamo ariko amashuri yarasangwa hari yego by'umwihariko nk'umuntu uvuka ku mupaka w'u Rwanda na Uganda wagiye ubona byinshi cyane ko hano muri aka karere hafite amateka yihariye ku nkotanyi cyangwa se kuri RPF kuko ingabo zateye zimwe zaturutse muri aka karere mubifata gute mubona iterambere FPR imaze kubagezaho muribona mute muri aka karere kacu bari kuduha umuriro w'amashanyarazi ntaho twagiraga twakunyizaga amatara matadowa
twaguraga peteroli tukakongeza nanje ubwanje tuvugana mfite umuriro wanje ndikukanda ku gikuta iyo leta wahinganye iki kandi duturi aho dutengera ngo urahazi mu kagari kagana umudugudu wa Kinyiwa Rwahondo muri ruri ni inyuma ariko dufite umuriro aho ntuye n'umuhanda uruko n'abasigaye bari kubazanira umuriro iyo leta wahinganye iki imihanda ubu bagiye kuduha kaburimbo Kidaho Butaro ntigeze baho iterambere akarere kujira ibiro bya karere hariya ikabona bishasha kandi nandi maze bakoreraga mu zakomeza kuri gw'indi mirimo prefecture ya Ruhengeri icazo ari prefecture ubu ni intara y'amajaruguru yubakitse neza mu Ruhengeri nta rukure wari umeze iterambere ryabaye ryinshi amazara avugururwa abantu bubaka neza abantu bambara inkweto nta mwana wava mu ndatambaye inkweto utikera nakuye ko nta nkweto bambaraga ariko ubu n'umwana ntiyava mu rugo atazambaye ziracika kugira umugengo namuha inkweto nta ushobora kujya no kuri wese kwituma atambaye inkweto ikuri mu iterambere nta mubyeyi ari umukecuru ari umugabo nkaho ngeze ni inkweto ntawagira n'ibirenge n'ikirazira no kujijuka abantu benshi barijutse nta mwana ukikira mu gutazi nta n'ubu umuntu bandikiraga ngo agapapuro nigo bigasaba gukora urugendo umuntu ajya kubasomesha ku wundi muntu wize yego habaga n'uwagiye gupakaza Buganda akandikira ubigeze kubaho yandikira umuntu urupapuro rwandikiye umugore we ururanya azi gusoma ararusoma amafaranga yamuhaye ntiyayamuha aja kuyijanira kubera ko amusomera ibitari byo ariko ubu ngubu nta muntu n'umwe udashobora kuja mu ishuri kera ntabwo rero uko kera byari bimeze n'iby'ubu nakuye ko bihabanye cyane nkubwiza uzagira inkangwira ubudehe nkubwira uko umuntu ari gukora imirimo azi gukora nk'ubu nta diplome ngira ariko ndimo gukora kubera ko nkora ibyo nzi ubu kiba ari kumwe ngo uzane lisansi zana dogutora ntayo mfite nakomeje gukora bamfata neza ikindi nuko tumaze gutahuka hariho ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane umututsi ntiyiremye umutwa ntiyiremye babavanguriraga iki twese ko tuvuga ko kuri Adamu na Eva umututsi we yagomba kubizira ubu rero ntabwo biriho byo kuvangura turi muri leta imwe ihuje abanyarwanda ndi umunyarwanda kandi twese na message yego rwose rero ibyo byavuyeho nta nubwo uzongera never again reka nishongeza nsigenda ciga bati never again ntibizongere kubaho ndi kugenda nshiga never again rero ntibizongere kubaho sibyo rero perezida wacu wa repubulika akwiye gukomeza kutuyobora narabirebye no kuri telefone hano birahari wasanze uzatorera he nzatorera muri kuri primaire Kaganda kuri pesa kuri Kaganda yego yesi tuzatorera yego Kaganda ku mashuri kigo cy'amashuri ya Kaganda nirirebye kuri telefone yanjye nsanga ndiho nta gipfuye kiriho nzagenda buhoro n'umukecuru wanjye gutora Kagame nta undi natora ninde Meze nk'umuntu wajijutse hari abantu bahunze muri 50 muri 94 baba hanze ubusanga batavuga u Rwanda neza batemera president muzehe wacu Paul Kagame abo bantu babahereza ubuhe butumwa abo bantu nabahereza ubutumwa ko ibyo babivamo ko bugataha mu gihugu ciza c'amahoro nayo hanze yo ntacyo bazamarayo gusebya u Rwanda bazabikora u Rwanda rugaragaze ibyo rukora ko ari byiza ko ari bizima rutsinde rutaburanye bisaba twabafata nk'abanyabwenge ubu nsimbugana nayo gusa ndikubwira benshi cyane rwose u Rwanda turarushigikiye abanyarwanda turi umwe nta mavanguramakuru igihari nakubwira ukuntu ugira inka yaje nkubwira ubudehe ibyo byose ni iterambere kera twaragira inka gasozi ikize kindi ukagenda ukaragira inka gasozi igataye amasi ubu dufite ikiraro nanjye ubwanjye mfite rero mu rugo nubwo nishoboye kwahira abuzukuru banjye baza bakahira bakajugunya ku kiraro inka cundogora kayiseze byatsi kabone ifumbi ibyo twabyishije niba ubuyozi buriho guhinga ku mirongo ibigori dutera ku mirongo ayo mafumbire asigaye batuzanira za ireza NPK zaki ntabyo twatina yego kandi nk'umwana ya leta ibihe tuguze ntabwo twabishobora ariko baradufasha bakazana nk'umwana tukagura amafumbire twasha minima yacikera tukarya tugasagurira n'isoko nakwe niba ubyibuka naguye ko mbere ko tutagiraga ibyo tugurisha twararyaga gusa none mituweli turi kwitanga tuhitanga tuvanye mu buhinzi ubuguriye n'akayigura ayiguye mu buhinzi ryafumbire ryamara kuboneka ukaje kurifumbiza ukweza kurusha uko wezaga mbere ubwo rero byose twabyigishwe n'ubuyobozi buriho itumanaho ufite telefone n'umukecuru wanjye arifite ahubwo inese cyera twarazigiraga wari gihe kigerwa hamagara niyo ndero nabwo ninatinze kuza kubera iyi mpamvu telefone mu rugo uwo mucura cyangwa ufite ko hamagara no kumubwira aho ngiye ni ngombwa nta nava mu rugo nabwiye umugore aho ngiye abantu amakuru kuri internet abantu bafite za WhatsApp mu telefone manini bafite amaradiyo
iterambere rihari ku buryo bugaragara. Wansubiza kuba umusore icyo kibazo gisobanuye neza, wakongera akakugeza mu myaka 15 nkongera nkazamuka, ntabwo byakunda ubu bibayeho biraye byashoboka, nakomeza iterambere rusijyo mfite kuko ndi kurigira ariko nshaje. Nabana n'abanyarwanda neza nicyo cyambere, kuko u Rwanda rw'ubu abatoya ni mu Rwanda rw'ejo. Kuvuga ngo iyo bipfire ku rubyiruko bipfa cyane. Urubyiruko rero nirwo rugomba kuzamuka ruzi ko ibyo bintu bitazongera kubaho, kuko nyine none urubyiruko nirwo ruzayobora abaturage ejo hazaza. Hari icyo wicuza utakoze mu busore bwawe wumva ku byo cyongeye kuba umusore wagikora? Icyo nicuza ntakoze, keretse mvuze ngo nakongera kwiga ariko ntibishoboka. Kwiga byatewe n'icyo gihe cy'ubwo buyobozi bwanga ko twiga. Ndamutse rero ndi muto nakomeza nkiga ku buryo nzagira ibyo menya kurusha ibyo nzi kandi nkayobora. Ikindi nakwirinda n'amacakubiri, ko amacakubiri niyo atuma ibyo byose biza. Ariko amacakubiri ntiyabaho, burya amacakubiri ategwa n'ubuyobozi. Ubuyobozi buriho rero ntibwakwemera amacakubiri. Naho icyo gihe bwo bwaravanguraga. Ubu bwo burigisha abantu kuba umwe, turi umwe. Rero wagarura ibindi we yabara uwacu se, nubwo yasanga abo hanze. Muri byinshi ushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kimwe cy'ingenzi? Ishingenzi no guhuza abanyarwanda. Cyo kirahagije. Kuko yaduhuje twese tubona. Cyane rwose. Ayo macakubiri nta yakiturangwamo. Ishyiro kimushimira. Ikindi nuko avuga ibintu biri ukuri kandi ibyo avuze akabikora. Hari umuntu uvuga ibintu akabesha, we ntabesha. Ibyo avuze arabikora akabishyira mu bikorwa. Ugize amahirwe yo guhura nawe, bakubwiye ngo aragusura, Perezida aragusura, yego, sinzi niba byashoboka aramutse nsuye nakwishima cyane kurushaho, wagira umukore mu biganza wenda. Gusa umuntu uje hanze akavuga bakamwumva, twe kuki tutamwumva nyine. N'abariya bari hanze n'amatakira ngo yiburiya bibuze ibyo bakoze bakashaka kubaza byikura bikabayobera, kuko n'ababikoze bose bazafatwa. Hari umuntu wavuze ngo nabavuga momo. Yego, ikivuga momo kanyisobanira uburyo bw'ikinyarwanda nyine. Kivuga momo ubundi biravuga umuntu uvuga ubusa, uvuga ibitari byo. Kuko barahunga byabaye bakabihunga bakavuga ko batabikoze. Nk'uzuwe ngo habaye jenoside bigiri zabayeho, ntazigeze zibaho, habayeho imwe. Yari igamije gutsemba. Muri jenoside biravuga ikintu kigamije gutsemba ubwoko, naho ubwicanyi ntabwo ari jenoside. Abatutsi bifuza kwamara uretse ko Imana itabishatse, yarabarengeye ibintu bivaho, ariko umugambi wari wo kugira gute kubamaraho. Niyo yitwa jenoside rero. Muravuye rero na Perezida umukozi mu biganza. Nk'ubu mukoze mu iki kintu wamusaba? Icyo namusaba ni ukomeza imirimo ndiho kandi agakomeza kuyobora nkuko ayobora, kuko byarabisanganywe. Ariko ndifuza gusaza neza ntari gusabiriza, nicyo leta nyisaba. Bazamfashe ku buryo nsaza ntari gusabiriza, ko nanjye ndayemera. Rero sinshaka gusaza ndi gusabiriza. Bazakomeza kumfasha mugenzi abo nkigenda. Uti kumfasha mu biki? Imirimo ndiho ndasaba kuzayikomeza kubanyiriho cyane cyane ngo nyize. Ndivuye kuri radio ndifuza gukomeza imirimo. Nibuze bakare bwaburera bumve. Nigenza abana no kugenda bazandike. Ariko igenza nkigenda bazandigira nkomeze nyobore ko biramfasha. Ikindi nimara kutagishobora kugenda bazamfashe kuba mu bundi buryo, kuko nesi ntabasaza basigaho udufaranga nabyo ahubwo nabyo bagiwe. Abasaza kubera ko udufaranga two kubafasha kera byabagaho. Yego, baraduba tukabafasha kera ntabwo yabagaho, kandi kera abasaza bahozeho ko ntayo bafashaga. Izo leta twavuze mbere nta musaza zafashaga, nta mfugi zafashaga, kandi zahozeho. Umusaza wo bari gusaza bakamuha udufaranga, umukobwa yabyara bakamufasha amafaranga ngo atunge wa mwana we. Kera umuntu yabyaraga abyaye atarashaka bakamuca, babashiraga mu gishitwa urugeze rwa Nyirantwari. Uriya mu rugezi niyo baciraga, uwabyaraga abyariye iwabo baramucaga. Hari ibintu bitatu ariko ubu ntibamukoraho. Ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Yego, ubumwe, demokarasi n'amajyambere byose birajana. Ubumwe turabufite, abanyarwanda turi umwe nkuko nabikubwiye. Amajyambere tukuja kubona kaburimbo, amajyambere dufite imiriro y'amashanyarazi mu ngo zacu, dufite imihanda, dufite amatelefoni tutagiraga. Ibyo byose ni amajyambere. Dufite amazi, dufite amavuriro. Yego, hafi yacu ahubwo. Ahubwo se amavuriro si yagiye atwegera. Hari dispensaire, hari ibitaro bya Butaro, hari centre de santé Kinyawa, n'ahandi hose zirahari. Ndakeka ko muri akarere ka Burera nigeze kuja mu nama ya meya avuga ko hari dispensaire 39 muri Burera gusa. None se ahandi ho ntazi. Dispensaire zirahari, muri buri murenge harimo dispensaire,
dufite poste de santé twegereza ituvurira ni kagari wacu kakagandira hari muri kagari harimo poste de santé kugira ngo bagabanyize nk'aba basada bashobora kugenda bavurirwa hafi iwabo hakaba dispensaire hakaba ibitaro bya Butaro bikomeye ndetse bizamo n'abantu bo hanze bakivurizaho abarundi barahaza abakongomani barahaza rumva tudakomeze tugana ku musozo tunagushimira cyane kuba ikiganiro cyiza uduhaye twasuye akarere kaburera kuri Iris Rwanda TV kuri subscribe like share na comment ngo amakuru yacu n'ibiganiro bikomeze bikugereho ku gihe ese umusaza wa Mukundiki urifuza ko tuzamugarura ni cye kibazo wamubaza bishira hasi muri comment ubona umusaza tuzamugarura muze hari icyo warenzaho ku kiganiro tugiranye nk'ubutumwa ufite ku mutima wajye n'abanyarwanda tugana ku musozo ndashima ko mwandengeje kumbaza kandi ibyo nzi nabivuze uko leta zagiye zibaho amateka nayavuze ayo nzi uko batutsi batwikiwe byabayeho ndeba mfite imyaka 8 uko leta ya mbere yabayeho mbonye mpaka yobura umwaka umwe nabivuze uko hagiyeho Kayibanda atowe akajatorwa imyaka 5 nabivuze uko Habyarimana yakoze kudeta 73 nabivuze ku itariki 7 z'ukwa 5 z'ukwa 7 nawe yakoze kudeta uko yabaye president ariko nawe akagenda atonesha bamwe abandi akabatsinagaza uko yibanaga ku bantu biwabo cyane ku Gisenyi nabivuze imvuga ko leta ko iyo yashize abantu hamwe amacakubiri nta waya n'umudugudu yafite bakuranye urumva ukwita ku muturage ku mutekano turawufite umuntu ararya akaryama agahinga akarya neza nta ngorane zirimo nta kibazo kirimo mituweli harabagiye babanza kuyinubwa ariko byabaye buri wese arabyumva ubu nkubwira nanjye mituweli narangije kuyitanga cyane rwose ko nukwiteganyiriza kwivuza iyo utarwaye avuza abandi bugira amahirwe ariko barwara kwivuza nta nkomyi rero u Rwanda aho tugeze turi gutera imbere n'amahanga aratwemera iyo Kagame ageze hanze aravuga bakamwemera himba bakamukomera amashini numva ndumva rero dufite perezida mwiza rero umuntu uturinda amacakubiri akaduteza imbere akaduha umuriro w'amashanyarazi akaduha amazi meza akaduha imihanda umuntu ntabwo twari kumutora rero ahubwo butinze kugera ku 15 nje nabanje bose tuzatora Kagame ubwo nibwo tumutanye abantu bose tuzatora Kagame ubuyobozi bwe ni bwiza tubashimira iki mwarenzaho narenzaho kandi nsaba u Rwanda nikuzakomeza kumfasha ngenda abana gishobora kugenda kandi barabishoboye murakoze turabashimira nkuko bafasha abandi basaza nanjye ndifuza kuzakomeza gufashwa simburisho nicyo ariko ndavuga igeze abana ntagishobora kugenda ariko igeze abana gishobora kugenda bazandika ku mirimo yanje ndashoje murakoze ariko mbashimiye ko mwashoboye kuntekerezaho kandi ikindi gihe cyose mwankenera abazankenera bose nzabitaba mbabwira ibyo nzi murakoze cyane